uyu munsi wa none Imana igufitiye umugambi mwiza mu izina rya Yesu, kubera ko inyenyeri yawe iratse. Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire ngo Herode afata umwanya ngo arazamuka ngo ajya kureba umugabo witwa Yesu, ngo anyura muri iyo nzira, ngo Uwiteka ngo asanga Yosefu, aramubwira ngo mva nkubwire Yosefu. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Uyu muntu umwanya mwiza w'umugisha, umwanya Imana duhaye wo kongera kumva ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe turibagezaho. Imana ibagirire neza kandi Imana ibiteho, kandi Uwiteka akomeze kubaha umugisha muri izi mpera z'umwaka. Imana ikomeze kubaha ubwiza bwayo ku buzima bwanyu, kandi Imana ikomeze kubarasira umucyo wayo, inyenyeri yanyu ikomeze yake ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu, kandi bamurikire ahacuze umwijima mu izina rya Kristo Yesu. Imana ibagire neza rero, kandi Imana ibakomeze. Mwebwe mu nyumva muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwe mu nyumva muri Afurika, mwe mu nyumva muri Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali, namwe mu nyumva muri Amerika, za Canada aho ngaho, mu Bubiligi aho ngaho, mu Burayi, muri Aziya. Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka abagirire neza. Iri ni ijambo ry'Imana, urikurikira wese araza guhabwa umugisha n'Imana, ndetse araza guhindurirwa amateka ye mu izina rya Yesu. Giye muri kumva Prophet Pastor Nzayisenga Adiel, umukozi w'Imana, Imana yahamagaye, uyoboye itorero Imbaraga z'Umusaraba ikorera hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko. Uwiteka abagirire neza kandi Uwiteka abakomeze, kandi Uwiteka abegere mu izina rya Yesu. Rero uyu ni umwanya nje kukubwira ngo inyenyeri yawe ni yake. Inyenyeri yawe ni yake. Inyenyeri yawe yari yarazimye, ariko inyenyeri yawe igiye kongera kwaka mu izina rya Yesu. Ikintu gitumye mvuga kuri iyi nyenyeri ivuga ibintu byinshi, ivuga amakuru menshi, ivuga amateka menshi, ndetse igaragaza ibintu byinshi ku buzima bwa Yesu no ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona hano muri Matayo ibice 2, tuhabona ko ngo abanyabwenge ngo bajya kuramya Yesu. Ngo abanyabwenge bajya kuramya Yesu, ngo bavuye Iburasirazuba ngo bagana mu gace k'i Yerusalemu, ngo bagiye kubaza, ngo baravuga ngo mbese ngo ko twabonye inyenyeri yaka, ngo uyu mwami w'Abayuda yavukiye hagana hehe? Ngo nabo nta makuru bari bafite. Ngo hanyuma ngo Herode arababwira ngo ese mwabanyabwenge mwe nimwigire hino. Herode ngo arabasanga, ngo ababaza, ngo yihereranye nabo, arababwira ngo nimugende mumbarize munshakashakire ahantu uwo mwami w'Abayuda yavukiye. Bibiliya iravuga ngo ese kuko twabonye inyenyeri turi Iburasirazuba tukaza hano i Yerusalemu tuzi ko ariho yavukiye, aho yavukiye nahagana hehe? Nabo ntago bari bahishuriwe neza ahantu Yesu yavukiye. Ntago bari bahazi, kuko ahantu Yesu yavukiye ntago bakekaga ko Yesu ariho yavukira. Ntibakekagaho ko ariho umwami uzayobora Abayuda ariho yavukira, kuko ahantu yavukiye iyo usomye Bibiliya neza muri igice cya 2 cya Matayo usanga ngo ari ahantu habi cyane mu gikene, ngo ndetse yavukiye no mu bintu bibi cyane. Imana ishimwe cyane, kuko iyo dusomye Bibiliya dusanga itubwira ngo yavukiye mu muvure, inka zanyweragamo amazi, ngo yiyoroshe imyenda y'ibyahi nkuko babyorosaga abana kuva kera. Nawe rero ngo nuko nguko yavutse. Noneho ngo kubera izina yari afite ryuko ngo ari umwami, ngo avutse azaba umwami w'Abayuda, ntago bemeye ko azavukira muri kariya gace. Ntago bari bazi ko ariho yavukira, ahubwo biyumvisemo ko agomba kuvukira mu murwa. Haleluya. Rero abantu benshi bazi ko kuvukira hakomeye ariko kugira agaciro, bazi ko kuvukira hakomeye ariko kugira ubukire, bazi ko kuvukira hakomeye ariko kubaha Imana. Ariko kuvukira hakomeye hambere ni ukuvukira mu Mana, ukavukira mu mibereho y'Imana, ukavukira mu gukora kw'Imana. Uko niko gukomera, kuko gukomera kwiza ni ukumenya Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abana bagiye bavukira mu buzima bwo gusenga usanga bafite umuco mwiza, usanga bafite uburere, kuko itorero ribigisha ubuzima bwo gukura neza. Imana ishimwe cyane. Rero ahantu Yesu yavukiye ntabwo yavukiye mu gace abantu bari biteze, ntabwo yavukiye mu gace abantu batekerezaga, ntabwo yavukiye mu gace abantu bibwiraga. Yavukiye mu gace katazwi,
kadashobora kumenywa n'abana b'abantu ko yanahavukira. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo yavukiye ahantu hagayitse cyane, impamvu batagiye kumushakira aho yavukiye bakajya kumushakira i Yerusalemu. Mwibuke ko Yerusalemu ari we wari umurwa wa Israheli. Imana ishimwe cyane, niwe wari umurwa mukuru. Bumvaga rero Yesu ariho hantu yavukiye. Mu bintu byatumye batabasha gusobanukirwa bakanabyibazaho cyane nuko bayobewe aho yavukiye, kuko bari bazi yavukiye basanze atariho yavukiye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo bava iburasirazuba ngo bajya i Yerusalemu ngo bajya kureba aho uwo mwana yavukiye, ngo inyenyeri bamurikiye, ngo bari bamaze kubona inyenyeri imurika, ngo imurika ahantu yavukiye, ngo ariko ngo aho yamuritse bageraho ngo basanga ntabwo ariho yavukiye. Imana ishimwe cyane. Ngo bakomeza gukurikirana iyo nyenyeri. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi reka nkubwire, inyenyeri yawe igiye gutangira kwaka. Imana ishimwe cyane. Ugiye kwinjira mu mwaka wa 2020 inyenyeri yawe yaka. Imana ishimwe cyane. Ugiye kwinjira 2020 umunezero wawe uriho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Maze ngo bagiye Yerusalemu bajya kureberayo, ngo bahura n'umwami w'Abayuda. Baramubwira ngo bese ko twabonye inyenyeri yaka, iyi nyenyeri yagaragazaga aho umwana yavukiye na saha ngaha yavukiye. Herode nawe ngo biramuyobera, aravuga ngo mbese uwo mwana wavutse ni mwana ki? Baravuga ngo twumvise amakuru yuko ari umwana, ari umwami uzavuka uzayobora Abayuda, ngo azaba umwami w'Abayuda. Kandi uyu Herode niwe ari umwami w'Abayuda. Yumva ko agiye gusimburwa ku ntebe, aravuga ngo ntabwo ibi bintu bishoboka, nimumbarize amakuru neza, mumenyera amakuru, mumenyera ahantu uyu mwana yavukiye, nanjye njye kumuramya. Ariko ntabwo Herode yari afite umutima wo kujya kuramya Yesu, ahubwo yagira ngo ajye kureba uwo mwana wavutse ngo amurwanye amwice, kuko yumvise amakuru ko azamusimbura ku ntebe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero Herode ngo agira umutwaro ukomeye cyane, agira umutwaro uremereye cyane wo gushaka kumenya amakuru y'aho uyu mwana yavukiye. Imana ishimwe cyane. Ngo afata abanyabwenge bavuye iburasirazuba bageze i Yerusalemu, ngo bakorana inama ngo rwihishwa, ngo bariherera, ngo arababwira ngo mugende hose mumbarize amakuru, mumenye ahantu uwo mwana yavukiye, hanyuma nanjye mumbwire aho yavukiye, nanjye nze muramye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma ngo abanyabwenge bahaguruka Yerusalemu. Mu buryo bugaragara Yesu bigaragara ko ngo yavukiye ahantu hitwa i Betelehemu, ngo yavukiye mu muvure inka zanyweragamo amazi, ndetse ngo yari aryamyemo ngo yoreshwe imyenda y'uruhinja. Haleluya. Hanyuma ngo abanyabwenge barahaguruka ngo bajya i Betelehemu, ngo bari mu nzira bagenda nk'uko umwami yari yabatumye ngo nimugende, ngo hanyuma mumenyere amakuru mugaruke mumbwire. Imana igenda inyuranya ibitekerezo byabo, igenda ivugurura ibitekerezo byabo, igenda ibashyiramo ayandi magambo, igenda ibashyiramo iyindi myumvire. Nibongera kugira umutima wo kuza kureba Herode ngo bazimubwire aho Yesu yavukiye. Imana ishimwe cyane. Inyenyeri yawe niyaka, inyenyeri yawe izatuma utagaragara. Imana ishimwe cyane. Ntabwo babishaboye bazakubona, ntabwo abaguhiga bazakubona, ntabwo abagutekerezaho neza bazakubona. Inyenyeri yawe izakumurikira inyuza ababisha bawe kure yawe. Inyenyeri yawe izakumurikira inyuza abakurwanya kure yawe. Inyenyeri yawe izakumurikira. Imana ishimwe cyane. Inyenyeri yawe niyongere yaka mu izina rya Kristo Yesu. Ngo ya nyenyeri iyobora abanyabwenge, ariko ngo Imana igenda ihindura ibitekerezo by'abanyabwenge, ibashyiramo ko batagomba kuzerekana aho uyu mwana Yesu yavukiye. Imana ishimwe cyane. Ngo baragenda ngo bagira ahantu Yesu yavukiye. Ngo bamaze kuhagera, Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo basanga ngo umwana Yesu ngo yavutse, ngo aryamanye n'umubyeyi witwa Mariya, ngo baryamye ngo mu kirugu, baryamye ahantu hagenewe kubyarira. Haleluya. Ngo aharyamye ngo barahamusanga. Bibiliya ivuga ngo bose ngo bagenda bajyanye imitwaro, ngo bagenda bajyanye amaturo, bagiye gutura uwo mwami Yesu wavutse, uwo mwami uzaba uw'Abayuda. Haleluya. Ngo babijyanye ngo bafate ya mitwaro yabo ngo bayitura iruhande rw'aho Yesu yavukiye, ngo bafata n'amaturo bazanye bayashyira iruhande rw'aho Yesu yavukiye. Imana ishimwe cyane. Igihe kirageze kugira ngo bagusanganize ibyo Imana yakugeneye. Igihe kirageze kugira ngo icyo Imana yakuvuzeho gisohore. Igihe kirageze kugira ngo ubuzima bwawe bwongere bube buzima kuko bonaga butari buzima. Imana ishimwe cyane. Ngo maze ngo bajyana ibyo bikoreye, imitwaro yabo bayituraho Yesu yavukiye, ngo bajyana n'amaturo, ngo amaturo bashyiraho Yesu yavukiye. Ariko bari bayobowe n'iki? Bari bayobowe n'inyenyeri ya Yesu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Amakuru yari amaze kumenyekana, hari byari bimaze kumenywa yuko Yesu yavutse. Babibwiwe n'iki? Babibwiwe n'inyenyeri yakaga. Ngo abanyabwenge barabimenya, ngo bajya kuganira na Herode, ngo ariko ngo bamaze gutura imitwaro hasi,
bamaze gutanga amaturo ngo ntibongera kugira ibitekerezo byo kujya kureba Herode ngo bajye kumubwira aho Yesu yavukiye ngo nawe ngo azamuramye. Imana ishimwe cyane. Ngo ahubwo ngo Imana, haleluya, Imana ifata aba banyabwenge ngo ibanyuza mu yindi nzira batanyuzemo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ijya ibasha gutuma ibigushukamirije, ijya ibasha gutuma abadayimoni, ijya ibasha gutuma imyuka mibiri ituma inyura kure yawe ikanyura mu zindi nzira. Haleluya, ntibibashe kukugeraho kuko umwami Imana akugoteye mu mahema yayo. Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe Uwiteka arabumurikiye, Uwiteka abubeshejeho. Kandi reka nkubwire ngo inyenyeri yawe uyu munsi iratse mu izina rya Yesu. Ugiye kwinjira 2020 inyenyeri yawe yaka mu izina rya Yesu. Herode ntiyamenya amakuru. Reka nkubwire, Satani amakuru yawe agiye kuyahishwa. Agiye kuyahishwa no kumurikirwa kwawe. Agiye kuyahishwa nuko Imana yakuvuzeho. Agiye kuyahishwa nuko kuvuka kwawe kwaragwanijwe. Ariko uyu munsi kurwanwa kwawe kurarangiye mu izina rya Yesu. Inyenyeri yawe iratse. Umugambi w'Imana ugiye kukubaho. Ubuzima bw'Imana bugiye kukubaho. Bibiliya yavuga ngo Yesu ngo agomeza gukura, agomeza kuba umwana ukunzwe n'Imana, agomeza gukurira mu bishura, agomeza gukurira i Betelehemu. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo igihe kigeze ngo Herode ahagurutswe no kuza kujya guhiga Yesu aho yavukiye ngo kugira ngo amwice, ngo hajyaho itegeko mu gihugu cyose cyo kuvuga ngo umwana w'umuhungu wese wavukiye muri iki gihugu niyicwe. Imana ishimwe cyane. Ngo hajye habaho abana b'abakobwa gusa ngo ariko umwana w'umuhungu yicwe. Byari bigendereye iki? Ntabwo byari bigendereye kugira ngo abana bose bicwe, ahubwo kwari ukugira ngo wa mwana uzaba umwami w'Abayuda yicwe atazasimbura Herode. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kwari ukugira ngo icyo Imana yavuze kuri Yesu kideviwe, cyo kugaragara, cyo kuba ikintu gifite umumaro. Ariko Imana igihagararaho. Imana ihagarara ku cyo yavuze kuri Yesu. Imana ihagarara ku cyatumye Yesu avuka. Imana ishimwe cyane. Herode ngo yigira inama yo kujya kureba ngo mbese abanyabwenge natumye ko bataje kongera kundeba ngo bambwire aho Yesu yavukiye nanjye ngiye kumuramya byagenze bite. Ariko mwibuka ko nababwije ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yahinduye ibitekerezo Imana yahinduye ibitekerezo by'abanyabwenge, hanyuma maze kubihindura ituma batongera kwibuka ko Herode batumye ko bajya kumubwira ko Yesu aho yavukiye ahariho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndetse nkubwire ngo rero Yesu hari ibintu yibagije abakurwanya. Imana hari ibintu yibagije abagufitiye ishyari. Imana hari ibintu yibagije abakuroga. Imana hari ibintu yibagije abakurwanya ibihe byose. Uyu munsi wa none Imana igufitiye umugambi mwiza mu izina rya Yesu, kubera ko inyenyeri yawe iratse. Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire ngo Herode afata umwanya ngo arazamuka ngo ajya kureba umugabo witwa Yesu, ngo anyura muri iyo nzira, ngo Uwiteka ngo asanga Yosefu, aramubwira ngo mva nkubwire Yosefu ngo fata umwana na nyina ubahungishe ngo bavana hanga muri aka gace k'i Betelehemu, ngo kuko umwami Herode ngo agiye kuza kubageraho. Imana ishimwe cyane. Ngo hashyizweho itegeko ko umwana w'umuhungu wese agomba kwicwa. Haleluya. Ariko ntabwo Yesu yagombaga kwicwa yarari mu bitekerezo by'Imana. Ntabwo Yesu yagombaga kwicwa yarari mu mugambi w'Imana. Ntabwo Yesu yagombaga kwicwa yari yaravuzweho n'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nkubwire ngo uyu munsi wa none icyo wavuzweho ntabwo kizarura kukubaho. Kandi reka nkubwire uwakirwanya wese ntabwo azakigeraho kuko inyenyeri yawe iratse. Nkubwire ngo nshuti y'umusaraba, we warunkurikiye, we wanyumvaga, ni ijambo ry'Imana twasomaga mu gitabo cya Matayo ibice 2 dore ku murongo wa 7. Ariko reka nkubwire ngo Herode ubuzima yari arimo ni ubuzima bwo gushaka kudeviya umuhamagaro w'Imana yari yaravuze. Ni ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 2 umurongo wa 7 tukageza ku murongo wa 12. Muraza kuhasoma mwumva ko havuga. Ariko havuga izi nkuru zose nsobanuye uburyo Yesu yashakishijwe ngo yicwe, uburyo inyenyeri yamuritse ikagaragaza aho yavukiye. Ibyo byose ni ibintu byagaragazaga Yesu. Uyu munsi Yesu nabo wagaciro ku buzima bwawe. Uyu munsi inyenyeri nibi y'agaciro ku buzima bwawe. Nawe murikirwa ugaragare aho wavukiye mu izina rya Yesu. Kandi umugambi w'Imana ukuriho, kandi ubwiza bw'Imana bukuriho. Bibiliya yavuga ngo hanyuma bazana imitwaro yabo bayishyiraho Yesu ari, ngo bazana amaturo yabo bayaturaho Yesu ari. Ngo igihe kigeze ngo umwami Herode ngo yibwira kunyura mu nzira abandi banyuzemo ngo ajye kuraho Yesu yavukiye, ngo ashyiraho itegeko ry'ikubagaho ryo kubasha kwica umwana w'umuhungu wese. Hanyuma Imana irokora Yesu, ibwira Yosefu iramubwira ngo fata umwana na nyina ubimukane bavana i Betelehemu kuko bugiye itegeko ry'ikubagaho ryo kwica abana b'abahungu. Igihe kirageze kugira ngo Uwiteka guhishe, kandi aho Uwiteka guhishe ntawe uzaguhishura. Wihishe mu mababa y'Uwiteka, wihishe mu gukora kw'Imana. Imana niguhishe kandi umucyo wawe kandi inyenyeri yawe ni yake mu izina rya Yesu. Uwiteka bagirire neza, Uwiteka bakomeze, ubwiza bw'Imana bubabeho mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Shalom, shalom, shalom.